Muraho neza nshuti bavandimwe, ndabashimiye cyane. Amazina nitwa Nakitimana Eric, nk'uko dusanzwe tuganira ijambo ry'Imana kuri YouTube channel bita Live for Christ Alone TV, cyangwa se mu yandi magambo baho ku bwa Yesu wenyine. Hanyuma uyu munsi wa none nifuje ko nanone tuganira ijambo ry'Imana, ariko mbere y'uko turiganira nagira ngo tubanze dusenge Imana iyo dukomeze. Ndagushimiye Mana ishobora byose, Mana y'urukundo, ubuntu bwawe n'imbabazi zawe Mwami watugiriye, uburyo ineza yawe duhoraho ku buzima bwacu bwa buri munsi, kandi ngushimiye kuba waciye inzira kugira ngo tubashe no kuganira ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe rigira impinduka ku buzima bwacu. Mana ushimwe, uyu mwanya ushoboze, bisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe cyane. Yego, hanyuma nshuti zanjye, mbere yo kugira ngo ngire icyo mbasangiza, nagira ngo mbashimire. Yego, nshimiye abantu bajya bankurikira, bakampa comment, bagasharinga, bakampa ibitekerezo bigiye bitandukanye n'inama zigiye zitandukanye. Rwose Imana ibaha umugisha, byose bibaho kugira ngo ubwami bw'Imana bukomeze gukuzwa kandi yego bushyirwe hejuru. Imana rero ishimwe kandi ihabwe icyubahiro, kuko byose tubikora kubw'icyubahiro cyayo. Hanyuma uyu munsi nifuje ko turebera hamwe ibintu bitatu umuntu ashobora gukora mu buzima bwe, hanyuma Imana ikamwishimira. Uri umukristo usanzwe usenga, ariko hari ibintu bitatu ugomba gukora mu buzima bwawe, Imana ikakwishimira. Ikintu cya mbere ni ukwizera. Haleluya! Kwizera ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu Imana idusaba mbese mu buzima bwa buri munsi, kuko iyo dusomye mu Baheburayo ibice 11 umurongo wa 6, Bibiliya iratubwira ngo utizera ntibishoboka ko ayinezeza. Umuntu utizera buriya ntiyanezeza Imana. Rero icyo kiri mu bintu ushobora gukora ariko ukanezeza Imana. Ariko noneho kwizera, twizera iki? Ni ukwizera tukizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu mu bugingo bwacu, kuko Imana yatwigaragarije binyuze mu mwana wayo Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data atagize gute, atamujyanye. Mukuru uko kwizera rero, twizera Yesu ko ari umwami wacu, ari umukiza, mbese ko ari we utuyobora mu buzima bwacu bwose. Ikindi cya kabiri rero tuba dusabwa gukora nk'abakristo kugira ngo Imana itwishimire, icya kabiri yego ni ugukomeza gusenga. Yego, gusenga Bibiliya igaragaza inshuro nyinshi uburyo uzima umukristo agomba kubamo ko ari ubwo gusenga. Iyo dusomye muri Bakolosayi ibice 4:2, Abakolosayi ibice 4:2 haravuga ngo mukomeze gusenga ngo mube amaso mushima. Imana ishimwe cyane. Harimo ijambo gukomeza. Gusenga ni ukuvuga ngo bikomeze ibihe byose udahagaritse. Ikindi ngo mube maso kandi mugira gute, mushima. Hari abantu bajya gusenga, ugasanga amasengesho yabo buri gihe yego nayo gusaba gusa, gusaba gusa. Ariko biratubwiye ngo mujye munashima, musenge ibihe byose, mube maso ariko kandi mushima. Umuntu rero uhora usenga, umuntu uhora imbere y'Imana ayinginga anashima, ni ukuvuga ngo nawe Imana iramwishimira. Ikindi cya nyuma cya gatatu gituma Imana itwishimira mu buzima bwacu bwa gikristo, ni icyo bita kugira ibyishimo. Imana ishimwe cyane. Buriya uzahura n'abantu, umuntu akakubwira ati nahuye n'ibibazo gutya na gutya. Yego koko ibibazo biriho, ariko ugasanga ntabwo ajya yishima mu buzima. Niba utajya wishima mu buzima, ni ikibazo gikomeye cyane kandi uvuga ko uri umukristo. Ni ukuvuga ngo ugomba kwishimira mu mwami wacu Yesu Kristo. Bibiliya iratubwira mu Bafilipi ibice 4:4, mujye mwishima mu mwami wacu iminsi yose. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo tugomba guhora, niba tuvuga ko twakijijwe, tugomba guhora twishimye, tukishimira mu mwami wacu iminsi yose. Ntabwo ari rimwe na rimwe, iminsi yose. Mu mwami wacu rero ninde? Yesu Kristo. Rero twishimira iki? Twishimira uburyo Imana yadukunze, ikadukunda tutabikwiriye, turi abanyabyaha, yarangiza igatanga umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo aze mu isi aduhe agakiza. Agakiza ntabwo twari tugakwiriye, ni ubuntu Imana yatugiriye. Ibyo rero bijye bidutera ibyishimo mu buzima bwose, nuca mu bibazo, nuca mu bigeragezo, ariko wumve ko hari ikintu gikuru cyane Imana yagukoreye bigutere kwishima. Rero mukristo, muvandimwe, yego nshuti zanjye, mujye mukomeza kunkurikira, ndabakunda kandi mba nifuza yuko nazajya mbasangiza ijambo ry'Imana buri munsi, kuko mbona bibashimisha kandi ni nacyo Imana inadusaba. Ibi bintu bitatu
yego tugomba kubikurikiza nk'abakristo kuko nitubikurikiza Imana izajya itwishimira. Icya mbere harimo kwizera, yego ugahora wizeye Imana, wizeye Yesu nk'umwami wawe n'umukiza. Icya kabiri tugomba guhora mu buzima bwo gusenga, tudahagarika gusenga kuko ibibazo biba ari byinshi cyane. Icya gatatu tujye tugaragaza ibyishimo kuko twishimira umwami wacu Yesu Kristo kuko ibyo yadukoreye birakomeye cyane. Imana ibahe umugisha, amahoro abane namwe, ndabakunda, amen.